Mwene data tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ndagushuhuje mu izina rya Yesu, gira amahoro. Ndakwifuriza gufashwa n'ijambo ry'Imana tugiye gusangira. Ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyo kubara ibice 10 umurongo wa 31. Aratubwira ngo, aramubwira ati ndakwinginze widusiga kuko uzi yuko tugiye kujya tubamba amahema mu butayu, nawe uzaba amaso yacu. Amen. Nongeye kuguha ikaze mu ijambo ry'Imana. Uri kumwe na Pasiteri Mugiraneza Jean Baptiste, niwe ugiye kurikugezaho. Ndagira nkubwire ngo mu rugendo rujya mu ijuru ukwiye kutagenda wenyine, wirinde kugenda wenyine. Kandi ndagira nkubwire ngo impamvu udakwiye kugenda wenyine ni uko inzira ijya mu ijuru iraruhije, ntabwo wayishobora uri wenyine. Kandi ndagira ngo nkwibutse neza yuko nta muntu n'umwe hano mu isi wigeze ajya mu ijuru ngo agaruke atubwire inzira nyakuri ihari. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko inzira nubwo iruhije kandi ikaba igoye, ariko abagenzi bakeneye kugira uwo bajyana nabo muri urwo rugendo rujya mu ijuru, kandi uwo nguwo bagomba kujyana nabo ni umenyereye iyo nzira. Iyo nzira rero hari uyizi neza, kandi iyo nzira hari uyisobanukiwe. Igihe rero bazamubasha kumumenya bakajyana nawe batagenze bonyine, izarushaho kuborohera kandi izarushaho kubageza aheza ku Mana mu ijuru. Niyo mpamvu rero nkubwire ngo wirinde ntugende wenyine, kuko Yesu wabanye n'Imana akaza hano mu isi agasubira mu ijuru, uwo azi inzira iyo ari yo uko imeze kose igera ku Mana. Aho inyura hose arahazi, haba mu byiza, haba mu bibi, haba mu ngorane, haba mu munezero, haba mu mubabaro, haba mu mahoro, aho hose arahazi. Nkaba rero nkubwira ngo wigenda wenyine, irinde kugenda wenyine, kuko mu nzira harimo ibirushya byinshi, harimo intare, ariko uwo nguwo ubimenyereye azi yuko ziziritse, ariko we ntiwamenya ko ziziritse. Harimo ibirushya abagenzi, harimo ibinaniza ibyananije benshi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo uwo Yesu nakubwiye wagiye mu ijuru, akaba ari iburyo bw'Imana, kandi akaba yarabaye hano mu isi, ntabwo yatwibagiwe, ahubwo yohereje umwuka wera wo kutuyobora mu kuri kose. Kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Imana ishimwe, haleluya. Ndagira ngo mbwire ngo mu gihe nk'iki ngiki dukeneye gusenga isengesho nk'iryo Mose yasenze abwira Imana hariya mu Kuva ibice 33 umurongo wa 15. Yabwiye Imana arayibwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ndagira ngo mbwire ngo saba Imana ijyane nawe, saba umwuka wera ajyane nawe, saba Yesu mugendane, isaba Yesu yohereza umwuka wera mugendane, haba mu bisiza, haba mu mataba, haba haterera, haba hamanuka, wemererwe kugendana n'umwuka wera w'Imana, nibwo urugendo ruzakorohera. Ndagira ngo nongere nkubwire ngo mubwire mugendane, arabyemera, kandi nimuba muri kumwe arakubera byose. Imana ishimwe, haleluya. Burya mu rugendo uyu ugendanye n'umuntu w'inshuti akaba afite ubushobozi, nta nyota ikwica, nta nzara ikwica, nta bwoba ugira, kuko uba wizeye kuri kumwe n'umunyambaraga. Mu gihe cyose tuzaba turi kumwe na Yesu nta bwoba tuzagira. Reka dusenga n'Imana. Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu turagushimira ko utadusize nk'imfubyi. Yesu turagushimira ko watwereje umwuka wera
wera wo kubana natwe ibihe byose. Twemere Mwuka Wera atuyobore, twemere Mwuka Wera agendane natwe, twemere Mwuka Wera turinde no muri iyi minsi y'imperuka, adufashe mu byo tudasobanukiwe, adufashe aho tutabasha kwitambutsa, adufashe mu biduhiga no mu bidutera, atubere umurengezi kandi atubere umujyanama kandi atuyobore muri byose. Urakoze ko umuduhaye, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.